buriya uwo mupasiteri uri kubona uwo wamenyo witwa ngo kira sha namwe ngo mwambaye umubiri muzapfa muzapfa uretse shu yigeze mu minsi yashize yatandukanye n'umugore we umugore we yari yamukanye ceceka se bagiye kumusura mu rugo bagiye kumukoresha ikiganiro mu rugo ubwo uzi nk'ahantu ababa wabonye mu nzu aho atuye muri saro ye njyewe reka nk'ibyo simba nabibonye njye mba narabibonye n'ubundi bameze babayeho wagira ngo ni ukwiyahura ni ukuri kw'Imana ADPR ako mw'abanyarwanda mwebwe ntabwo muzi kuyungurura uretse ziha ADPR yaragira bitumura ibivana muri ADPR baraza baza kubwera hano sibyo Pastor Claude urabizi ukuntu mu biganiro bye byose ntago washobora kuburamo Mutesi ntabwo byaburamo Mutesi ntiyaburamo wari wabona Mutesi avuga kuri Claude mva uwo witwa muri Pastor Juste birirwa kuri YouTube basaba ngo bitanu ngo veni uriya mugore witwa Rayira wakoreshaga Valentina uwo Pastor Juste yagiye kumusura mu 1010 yavuze icyumweru cyose nk'ayabagombozi ngahibaza ngaho namwe mw'abanyarwanda mwibaza ceceka uyu mugore witwa Mugwiza ubona w'umukecuru ukora ibiganiro kuri 3D bamwishyura 1010 kuri buri kiganiro subila yarangiza agafata inkuru atakora ku mwana we yabyaye ndahamya neza yuko Mugwiza umwana w'aka kanya ari mu bitaro yaba arimo aratabaza inshuti n'abavandimwe avuga ati umwana wanjye narwaje merewe nabi umwana wanjye ararembye ibyo ariko wari umwakasha agaho kari kundi karahandurika koko kubera yuko ari umwana wundi abishya inkunda pe none se ubumugwi ko Valentina apfuye ubu none uri muraza kuvuga ubusa yewe ngo amagambo twavuze ngo ubusema ngo mana ngo tuzazira gutwika we tuzazira gutwika we mugwi bikugirirweho inshuro zitabarika ariko barinda baripotinga ubu bucano RIB ushinzwe iki ese barinda kuba baripotinga mwe mu bafollowinga kuki mu basubscribingira amacano yabo ko namwe muri ba namwe cyakora mana Imana irabagaragaje tu umva njye ngo arabeshya bari gushaka iyo ngiye kuryama nijoro ncamo nkareba utuntu biriwe bivugisha uyu ngiye kujya nanjye mbishirikira ubute nte kureba utu dusaza dutumuka ivumbi mba ntubona hari igihe badupostinga nkatubona umuntu w'umubyeyi umuntu ufite umubiri w'abarangi yewe uri umukuru w'abarangi wabeshye koko ni Mugwiza yaraje aravuga ngo ni umukuru w'abarangi abarangi ni ibiki abarangi ni abantu ngo basenga inzoka bafite inzoka ese yamuvuga ngo uwo muntu ateye iseseme n'icyo kiganiro mukaba mwakibonye cyo gushinyagura simwe mwagiye kumukurikira mutamukurikiye yabwira abandi yemura nantama uranyumvira di mukaza namwe muvuga ubusa simwe se mwirwa mujya kubareba mugatega amatwi ariko umuntu bari umubona ari arembye ari kuvuga ngo ni nanapfa muzambabarire ubona hebuki muranyibariza ngo ese Bria YouTube igira abayobozi hano mu Rwanda cyangwa ubyutse wese abo bose barabyuka bagahita bafungura YouTube channel wa muntu akanafata hano mu Rwanda ikiganiro akanafatagira ngo bafite n'amakamera bakoresha telefone bagafata ikiganiro bakauploadinga rero ngo kugira ngo babone views ngo nuko ngo bavuga ngo inkuru ngo zakasa mutwe niko Claude yirirwa avuga urakoze cyane Mugwiza afite umukobwa witwa Samantha yego uwo Samantha yigeze no kuba umudiji yapfuye sha ngo nibyo koko Vava yapfuye yego yapfuye nanjye muzamfungurire cano wazajya ukayifungurira Samantha yari inshuti yanjye wa mana yanjye umuntu uziranye na Samantha yamumbwiriye akabwira nyina ko akoze ashaje Mugwiza daragenda ivumbiri bari mutumuke nyuma yicara kuri moto ibirenge ntibikora hahande abagenzi bakandagira amaguru areremba hejuru Mugwiza kuno mugenda kugira inama y'uburyo tugomba kubaho ukuntu tugomba kwitwara Mugwi ukareka amatigo
Mugwiza ntashobora kurya urabona ko akuno umuntu arya afunze umunwa. Dora barimo arya yasamye ameze nk'umuntu warwaye igikanu, ntago ajya ahindukira, inde aba ameze nk'irobareba ahantu hamwe. Mugwiza niyo avuga uzareba akunda kuvuga ararana. Ariko Mugwi ubu wananiwe kujya kwita kuri ibyo bibazo byose ufite, uri kuza kuvuga ubusa. None ubu wisamye wasandaye uri kuza kuvuga ngo mana we, ngo n'amagambo yose twavuze ngo ko gutwika bizadukoraho, wikanurisha amaso umeze nk'umusazi. Ubu ntago uri gusebya Samantha. mana yanjye cyokora iki cyokora abanyarwanda uri gusebya Samantha, uri gusebya n'uwo bita ngo Reco. Abo ni abakobwa bawe, ni abakobwa bakeneye vision, ni abakobwa bakeneye gutambuka, abantu bakabona ni umukobwa wawe azanyura mu bantu gute ababizi neza. Niyo musanga umwana atangiye kukwihakana ko utari nyina. Umuntu w'umukecuru ugifite imyate uba muri Kigali. Mugwiza ngo wamagaye kangahe? Mugwi, umwana wawe ejo azagera mu bantu gute atangira agira ipfunwe ryo kwitwa yuko mama ari wowe mama we, kubera amagambo wirirwa uvugira kuri YouTube wa mukecuru. Njyewe uwo uyu munsi ndatangira kureba ibiganiro byabo. Umva se, nago abandi bamama barahari baza bakigisha abakobwa. Wenda niyo umuntu yakoze amakosa, twese nago turi ba ntamunoza, niba ari ko bavuga nago mbizi, ba ntamumoza niba ari ntamuhoza, niba ari ibiki bintu nk'ibi, ni ba ntamunoza niko bavuga. nago abantu turi ba ntamunoza, uri kumva. Ariko Mugwi wanaza ugakebura umuntu ukavuga ati Brian, ibyo bintu urimo ntago ari byiza, ibyo bintu urimo hoya, reka ngukebure nk'umwana wanjye, uri kumva. Ukagira abagore inama, hari inama nyinshi zo kugira abantu inama ukuntu bakubaka. Ariko se warubaka wewe, warubatse se numva ngo n'umuhungu mwari mugiye kubana yarakwanze? Kandi Mugwiza ufite ibibazo byinshi. Mugwi ni Mugwiza arya. Gera nk'ibyo biganiro simbana nabikurikiye, ahubwo mbona uduvideo dutoya nkavuga ngo reka nze ngo nanike iyi ndaya. Ibaza umuntu w'umukire. ariko mwavuye muri ibintu ko mushaje. Nyemba muri nabakwiriye kuba bacuruza ibikambara muri imihanda, hari abantu baba bakwiye no gucuruza ibikambara. Uretse Mugwiza rero kuyapdatinga ni byiza pe, sibyo? Ariko byibuza n'ibintu byiza utubwira. Ibaze we cyo ko Perezida ibi ni ugusebya u Rwanda, ni ugusebya abanyarwanda ko twari twemere neza ko Mugwi perezida atararahira utangiye gukora amabara. Ubwo none namara kurahira turagushyira he? Njyewe ndasaba Mugwiza, Pastor Claude na Bosco babubakira inzu bagende bayibatuze, mubonye n'abakire nko kwishyamba bariho bajya nuri na kiriya gice cy'igikuri ngo ni Bosco. Hanyuma rero ngiye kugira inama 3D TV. Dore abantu bari kunyarikira ngo niturebe ikiganiro bakizeho n'uyu witwa Kamarade. Uyu mugabo witwa Kamarade mushatse mwajya mwitonda. Ibintu muba murimo ntago mubizi, ntago muri abanyamakuru b'umwuga murabizi. Niyo mpamvu mujya mwitondera abantu muvugaho ko ntago muba mubazi. 3D Mika, uri umuntu w'umugabo, vugurura channel yawe. Wikomeza kwakira abantu kwibasira abandi bantu. Cyakora man, umuntu yiyita pasiteri, nta munsi n'umwe arakora ikiganiro kijyanye n'ijambo ry'Imana. Debera uyu se ni unindi uri kwiriza. Wiyita pasiteri gute kandi kuri channel yawe nta munsi n'umwe haraca ikiganiro cy'iyobokamana? Hacaho amatiku gusa.
nkarangiza mukaza ngo muri abakuru b'abarangi kwaci nara Yesu mu izina rya Yesu abazimukure faya faya mu izina rya faya Yesu. Uri umukecuru uri igikuri ufite ibibazo nka miliyoni utambitse ibirenge, umwana wawe ntari proud yo kuba uri mama we. Jewe umukobwa wa Bugwiza ndamuzi witwa Samantha, umukobwa mwiza cyane, umukobwa munini ko kubyibushye nawe, ariko sama niba uri umwana w'umukobwa wabwiye mama wakava kuri ino mihanda cyangwa niba nanayigumyeho akagira ubwuka mwiza n'abantu. Mutubabarire ribu ikurikirana aba bantu bashaka ngo views, iryo jambo ryo kushaka ngo views. Igo sha ntimunatange n'ibiganiro mu mirongo migari. Umuntu ararwaye sha muri no kumubura arimo serumu nimurangiza ngo arabeshya cyokora niho nabatinyiye n'umuntu mwana mwica ngo ndimo ndatwika ngo ndimo ngo ndashaka views. Ni mwami Yesu. cyokora namwe mw'abanyarwanda namwe muzi gutandukanya icyatsi n'ururo. Ntabwo nibaza ukuntu muri kubona umuntu arembye. Ibi rero bizatuma abantu bazajya badupfana by'agaherere. Uri kumva nimubona umuntu avuze ngo ararwaye hari n'ukuntu mwamufasha, mukumva umuntu nka Jihad araje aravuze ngo ari kubabeshya nta n'amakuru abifitiye, namwe mukagendera muri icyo kigare, namwe ntimworoshye. Mugwiza yewe mugwi wakabaye ubu ngubu uri kwa muganga, abaganga bari kukwita, urabizi ko uri guciragura inkonda. Mugwiza ubu wakabaye ufite abaganga bari kukwitaho, bari kukuganiriza kugira ngo usaze neza. Rimwe na rimwe wabonye umwanya uze utuganirize kuri YouTube cyangwa se unafungure YouTube channel yawe dukurikire ibya babanze bakuvura icyo gikanu, bakuvure gutaragura kuciragura, bakuvure mugwi. Sinzi ibintu aba yajunditse niba ry'ubugoro, ariko Mugwiza wa mana Mugwiza we umwanya wagafashe ngo ujye kwivuza niwo mwanya uri muraza kuvuga ubusa. None ubu wisamye wasandaye uri muraza kuvuga ngo muzicwa no gutwika. Nkawe Mugwiza yegora ko na business ugira wenda nguze ngo yitwikire abantu bakugane. Yegora aho ubundi mbaza umuntu muri griti njyewe ngo wabarimo aramanuka muri za escalier zo kuri griti adibadiba wagiye kura moto abashwana n'umotari wakwigishira ikizana. Mugwiza ufite ibibazo byinshi ku buryo utagakwiye kuza ahangaha udafite ikintu uje kubwira abanyarwanda. Uravuga uciragura inkonda, uvuga amacashwa ataruka, ngaho Mugwiza uvuga amazi yuzuye akanwa, ntubasha no kunama urwaye urukebu. Ariko mugwi ubwo ibyo bibazo ufite nibyo uri gushaka kongeraho n'ibindi by'abandi. None aka kanya ukaba uri muraza wivugishwa ngo uzazira gutwika. Yego we uziko ku kavideo nkabonye kariya wa postinze kari umpaye ngo ye baba we ngo gutwika bizadukoraho we umuntu w'umubyeyi we ese ko kangahe se biragukoraho kangahe mana cyokora geni mwaje munakurikira nk'uyu muntu witwa Karegeya ko Karegeya bari mu murongo neza ibintu byose agira, ariko abandi baraza bagahwerahweza. Umuntu arimo serum, ariko Bria umuntu arimo serum murabibona biragaragara mu by'ukuri mw'abanyarwanda. Umuntu akaza akababwira mwarangiza mukavuga ngo umuntu ngo nta kinyabupfura agira ngo tujye twubaha abantu baturuta. Ubu se ubu niba umukecuru nka Mugwiza aje akaza akavuga ibintu biterekeranye, umuntu yabivuga nk'ubu Mugwiza wamwubaha uhereye ngo cyadora imbogo ngo reka ngo kiragikobwa ngo kigize ibiki ngo none ngo ubu yatetse imitwe ngo yagiye kurwara ngo ku bitaro ngo bya Kibogora niba ari Kibogora ngo arimo ngo arateka imitwe ngo kugira ngo abadiaspora ngo bamuha amafaranga. Muri kumva ariko ngo abadiaspora muri ibigoryi we ngo abadiaspora n'ubwenge mugira ngo abadiaspora ngo muri ibicucu ngo mwarahumye ngo babahumye ku maso ngo nge Mugwiza ngo ndi umubyeyi
njye eh mubwiza ibyo mbabwira aba bana ye baba we mugwi ukozwe n'iso uko niko satani ahemba icyo kiganiro kirahari avuga gutyo. niba batagisibye. Mumbabarire ndajya kukireba umva mama mugwi we. satani nuko ahemba arakureka akakuzana akakwereka ko ibyo ejo bundi na postinze akantu ngo isaha yawe yo guseba iyo yageze utangira kumva uzi udukoryo twinshi. Isaha yawe yo guseba iyo igeze utangira kwiyumvamo udukoryo ukumva ko ari we muntu uzi udukoryo twinshi. Yego mugwiza urasebye, Bosco urasebye kandi musebye mu bintu bibi. Igosha kugushinyagurira umuntu urembye we. Uramwana vava yego ko mana yanjye yari yiryamiye aravuga ati nintagaruka i Kigali uwo nahemukiye azambabarire, nintaha muzansezere neza muzamperekeze neza. Igosha yewe abasiga muri kubwera murayavuga none ari bweshagura ubungubu koko ayo mafaranga mwatumye aba diaspora batohereza bazayaboherereze namwe abana banyu baryamye nkaho yararyamye cyane rwose. mugwiza ugende niba ari nabo barangi bawe wicare ni wowe uzi Imana usenga ubwira Imana uyibwire ati Imana mbabarira. Imana kwanza ibanze guhereza amahoro mu mutima kuko ndabizi neza ko ahantu uri nta mahoro ufite. Nabonye aravuga arya iminwa noneho namwiriwe abantu sinzi ibintu yacurikira uriya we wagira ngo afite rubine mu kanwa biba bitaruka ukagira ngo ni rubine yatobotse mu buzima. urucira mukaso rugahitana nyoko. Ariko reka nkubwize ukuri nta kintu kibabaje nko kuba mwaravuze we Igosha mushinyagura sha yewe we ngo arabeshya ngo ari gushaka amafaranga ariko mwebwe mbabaza ngo ariko ngo aba diaspora nabo ngo ni ibigoryi ngo umuntu ngaraza akababwira ngo bagahita babyemera ngo uriya mwana ngo ari kubabeshya ngo we na Dr. M ngo uri kumva ngo barashaka amafaranga ngo yo kurya ngo aba diaspora ngo ziriya pranka ngiye ngo bazikina ngo nari mugwi. Ubu si wakongera ugasubiramo ko ziriya pranka bazitegura wari uhari. cyokora mana isi irikoreye abantu rero twavuga ngo tuvuze nabi abantu b'abagome nk'abariya uwo ngo ni Bosco we mube mumumbikiye gato mube mumubitse gato ashyomoka kurusha ikiwe nta nicyo mwamurenganya kuko ni ku bwenge bwe bureshya uko areshya na ku bwenge bwe. Uyu mugabo witwa ngo Bosco Empire Ribuni kazamukurikirana ariko ngewe nararahiye yuko niyongera kunkora y'ikiganiro akavuga izina ryanjye mu biganiro bye imbere y'Imana yo mu ijuru ntago nzabihanganira ngewe sibyo. Uyu mugabo Pastor ni Pastor Theogene nakimara kwitaba Imana yafashe ikiganiro akazajya afata akavuga ngo sabe ngo nacita ngo nabicanyi. Yesu uyu mugabo witwa ngo Bosco Empire ni shitani ifite amahembe yicaye hano muri iyi si. Avuga ataruhuka ameze nk'umuntu wahuye n'ihungabana wagira ngo yakoze Imana mbabare ngiye kuvuga amagambo mabi izina rya Yesu. agiye warashyomoka nabonye aho namuboneye nta nubwo nari muzi nabonye avuga ngo vava arabeshya ntarwaye ngo namubonye ari kubyina mu bitaro ngo naramwiboneye ngo na video ndayifu. Yes we noneho nyuma bama kandi gace bakavuga ngo ntago yapfuye. You guys cyokora muri babi pe cyokora leta nitababaza ibi bintu mwa muri gukora imitima yanyu izabibabaza imitima yanyu yonyine imitima yanyu. Bosco njyewe nibwo nabonye ibiganiro bikose aba bantu bari kubona kundi mwana arwaye byibura nimba utamutabarije icecekere biraruta.
akora ariko se niba udafite ikintu ufasha umuntu wakicecekeye no ukamwihorera rwose icecekere pe niba nta ariko sapoti yawe umpaye uzana abantu wicaza aho ngaho ubagaburire ngira ngo amandazi nimba ari imisemburo ya misemburo ya capamandazi iba yabazamutsemo bagatangira bakavuga ubusa ukicaza abantu dore nibwo banyohereje ikiganiro cyo ku Gasaro TV ariko nibyo se koko vava ntarwa hako uriya mugore ngewe mba nibaza ikibazo kimwe uriya mugore ko mperuka bavuga ngo afite umugabo wa mugore wo ku Gasaro TV reka nkwibarize ubu unanirwa kujya kwita ku mugabo wawe cyangwa se kuvuga izindi nkuru wabuze abatumirwa hano hari abantu bafite imishinga jewe bari abantu ndanabazi oya baragenda nabazi bari ndanabazi hari abana benshi wakicara ugatumira mu kiganiro bakavuga urugendo rwabo bakavuga ahantu bivanye n'aho bageze sibyo abantu bakabikunda uri kumva ariko mpaka ariko jewe bari abantu ndanabazi mperuka kera bakora ibiganiro byiza sinzi ukuntu baje mu byo gushinyagura do bandeze bari abagasaba ndabazi pe sinzi ahantu yacamataniye na ba Buster Claude ahe wahuye na bariya bo biba byabaye uriya ariko uriya ngo ni Bosco akorera hehe abahe nuwahe ni muntu ki man uzaka umugore ngo uriya mugore ngo ni Gasaro ni umunyamakuru umugabo we niwe kameramani we izo views zo bazana twica bagiye no kuzaza baza guhagarara imbere ya gate bazuminge n'ibiri kubera muri salo paka babone views ariko mana yanjye Yesu we ibyo bintu byo kwita ngo muraba pastor umva mu minsi yimeruka nuko bimeze ariko Imana ntago izigera iceceka muzajya muyikoza agati mu jisho ibareke ariko namwe nijya kubahemba ibahereza ibibakwiriye Numvise mukanya nari ndimo ndareba ibiganiro byabo ngo mwikomeza ngo kunshyiraho ngo vava ngo muramukiraho se ngo ubundi ngo nago ngo Dr. Emma ariwe watumye ngo dukeka yuko bari byo bari kwigirisha ngo uwarinde ibintu mugwiza kira gikecuru ego man we na Claude ngo dore ngo Dr. Emma ngo niwe watumye ngo dukeka ngo yuko ngo bari ngo muri pranka ngo kubera ko ngo yazaga akavuga ibintu ngo kumva yuko ngo harimo tena yewe none se yagendeye ku byapa kubyuriya ngo ni harya uwo ngo ninde ngo bumvaga uwo ninde uwo ngo ninde ubu ibiganiro bya Dore Imbogo muracyarimo murabicuruza inyiturano y'abanyarwanda ni cyane rwose ngo nuyu nguyu wado ego dore nk'ibi ndabibonye twavuze we umva we ngo amagambo twavuze we ndebero ariko mbega umukecuru w'inkunguzi uziko aribwo mbibonye noneho ngo amagambo twavuze we kamecece ubu ndi kugenda mbabona neza abanyarwanda Yesu we bibumvisha arimo aravuga ngo amagambo twavuze yewe ye amagambo mwavuze ninde se wari bizadukoraho ngo uko gutwika bizadukoraho ibaza umuntu w'umukecuru w'imyaka 80 ngo gutwika bizamukoraho mu kwizura bura kujya gushaka uduti ugakoza kuri icyo gitsinsino cyawe umuntu uri ikigara urwara imyatute Samantha ricaye cyokora man ndumiwe ahubwo noneho nibwo ndangiye burundu ngo amagambo twavuze we ibaze ngo none abahise bazana abana be ngo none bahise bazana abana be murebe ko bari kuri tele ngamumbwire dewe ni ikigera ariko koro inkoni y'Imana Claude wereka nkwiterere story sheri murate wumve
ko gutwika bizadukoraho iye mani mbabarira eh ko byose bitewe n'urango ni Dr. M je ahururana inkuru azihururana avuga mu buryo wumva ko ahashobora kuba harimo ikindi kintu natwe tukagira amakenga cyangwa tukabivugaho mu buryo tudahaye agaciro uburwayi bwe. uyu se kuki atashatse amakuru cyo kora mu mwana wawe wabyaye iyo aba ari umwana wawe wabyaye wari kugira amakenga uretse wowe gusa abarokore bo umva umuntu arwaye bakihutira kujya ngo mu masengesho gusa abarangize bakore cyo kora mureke mbabwire abantu bashinyaguriye nanjye narozwe nuko ntabivuze ibaye karogoro bikagenda urakancira nagiye ahantu bakuroga gute se sindi buhavuge ngenda mfite agacupa k'amazi nari naguze ibyo bintu by'uwo mugore ese burya uzi ko yashinyaguriye vava mu buryo bubi bukomeye olala uyu mugore iyo uza kureba icyo kiganiro uri kureba arimo aravuga ngo gutwika bizadukoraho nicyo yaraye akoze nijoro bakimara kuvuga yuko vava yitabye Imana mbere yaramushinga ngo bakurikiraga ngo ibyo uriya vuga yakoze mbere arimo arabwira aba diaspora ngo ni ibigoryi ngo kubera iki ngo bapfa kohereza amafaranga ngo uko biboneye ngo nibareke gukomeza kohereza amafaranga uwo mugore cyokora bakimukubita ka video ubwo bari barimo barakora kuri ka video barimo aravuga karwaye ameze nabi murumva yolala cyokora mureke mbabwire mwa bantu mwe mwese mwashinyaguye namwe muzarwaze muzumva uko bimera namwe babacinyagurire gutyo umva gutwika umuntu yatwika kandi yatwikira mu bintu byinshi mani iyi Kigali byinshi byo gutwika pe cyane Kigali irimo ibintu byo kuvuga byinshi irimo ibintu byo kuvuga byinshi ariko mureke babwire mwa bantu nimuzajya mugera ku muntu warwaye nimuve mu buzima bw'abantu nimuve mu buzima bw'abantu namwe mwitegereze wicare uvuga atari kubukukuru ndi kujagajaga mu buzima bw'undi muntu abaye ari ubwanjye bari kujagajagamo byagenda gute aha abaye ari njyewe uri kuvugwaho byagenda gute sha mugwi urasebye we naribi urasebye ubu cyamanjiriwe noneho ya myatu ubu yasamye ubu noneho twiciraguraho kimeze nk'igisazi none ubu cyabwera bwereye bwera ibaze ko ngo mukanya ngo Agasaro TV bakoze inkuru mu mwanya ngo ushize bakazana abana ngo bava ibaze we abana murabajyana he kweri abana mwabaretse muze abana uzi nimba bari gushyiramo abana muzi ko abana muba muri cyo kora we ribi ibintu nibireberera abana ntibemerewe no kujya mu bitangazamakuru nimba mutanabizi abana muze ejo se bazaba iki mwagumyemo mwebwe mushaje erega reka nkubwire abo bana se abo wumva uwo mugore wa Gasaro yabafasha akabajyana wakajya kubarera basi we na Korode izo ariko nk'ubu Korode na Mugwiza Korode Bosco Agasaro TV mwafasha abo bana bavava mu kabarira byibuza mukabakuza ngo Brian vuga Mugwiza gake cyangwa akuroge umva ndasengeye nge ndiho umwuka w'Imana nago ngorana nabo bazimu babarangi mu izina rya Yesu fire uwo natutse se ninde ahubwo se ngo Jihad ntiyamuvuga kuko amukunda indese njyewe ariko ibaze ko bashyizeho n'udusura tw'abo bana sha amakosa mabi cyane rwose ibintu ribu nibireberera nayo iraba reka nice tukize
Pastor Claude uri kuvuga nka kadahumeka ndakubona n'umunsi wari mufite Bibiliya uri kwigisha ijambo ry'Imana. Uwo Pastor Juste avuga wagira ngo arimo arahunyahunyiza. ye baba we shambega abantu babi amenyo uzi ko bafasha abana sha bakabashyira muri social media aba bana maskini izina ry'Imana cyo kuramureka abana sha reka nkubwire kuba wafata abana ukabashyira muri social media ese abo bana wabafasha ukajya bafata ubarere byibuze uvuga ati ngewe reka nkorere iki gikorwa cy'urukundo bano bana babiri mpambane nabo bakure ubusuba mariye kuza kubanika gurashaka views ariko izo mbwa za views wa mana simureba izi views zizabakoraho umunsi umwe. Aba ibaze gushakira views ku bana mama wabo yitabye Imana sibyo vava yavuze kenshi katuruka mu muryango ukennye sibyo uko bamutaramiyeho mukanga yuko abantu bamuvuza ngakire yirerera utwo twana byibuza nimufata abo bana mu barere mu bakuzi. cyokora ndume ese ifoto iri gusirikira ya Vava ari afite amapamba mu mazuru aha yari yapfuye sha mugashyira n'ifoto cyokora mana mu buzima umva je areka ngire ku kazi reka ngiye gukorera Inferno abantu mushaka gusohoka rino joro muze kuza kuri Inferno ni hirya ya Kokobeni Kibiburura twitaramire nyine nakundi na ubuzima burakomeza nyine uyu munsi n'uyu ejo ninge ejo ni wowe ejo nuri aho hirya ariko byibuza sugiye usize iki byibuza ugiye usize iyihe nkuru ntawe mugwi nk'ubu ngubu aka kanya ubwegetse ukamanika keci reka nkwibariza ikibazo ubu wasiga iyihe nkuru imusozi n'ibintu biri kudukorera. aha cyokora Imana irihangana umva igihe mu kazi ubu nanjye ndumwe wibuke bya bindi ubinshyire mu modoka. Imana iri mu ijuru ireba ibyo dukora ariko izajya igenda ibanyanikira gake gake. Reka ngira inama umuntu witwa Pastor Claude umuntu witwa Pastor Ezekiel n'uwo witwa ngo Pastor Juste ngiye ntago ndababona amaso ku maso. Nimero y'iwabo bari kuyitsimba buretse gato abantu bari kuvuga ngo nimero y'iwabo abantu bose bari kuyitsimba bari gushaka ko mwohereza ku manimero yabo. Nimero ya mama wiwe ntago bari kuyibaha ntago banayibaha irahari ku Ikaze TV mu kiganiro cya Pastor Claude yamagaye mama wa Vava batanze nimero baravuga ngo nagira n'indi nimero bongera kohereza abantu bari kuvuga ngo mubabariye natwe hano mu yiduka yigwa rwose ese ubundi mwicisha ahantu hose bari kwigirishwa ibaze ngo Urugendo TV ngo rwagiye gukoresha ikiganiro abana ba Vava. Reka mana we navuze buretse gatonsige nivugiye ijambo nashaka kuvuga nigendere. Pastor Claude Pastor Juste Pastor Ezekiel ibintu by'Imana nago bivangitiranwa. Iyi Mana uyishyize ku ruhande nayo gushyira ku ruhande niyo mpamvu mubona muri gukorwa n'isoni niyo mpamvu ubona muri gukorwa n'isoni mukajya ku karubanda ugushaka gufata ibintu by'Imana uri kumva mugashaka kubivangamo n'aya matiku ukitwa ngo uri umukozi w'Imana ariko nta bantu ushobora guhuza ukitwa ngo uri umukozi w'Imana ntabwo ushobora kugira abantu inama ukitwa ngo uri umukozi w'Imana uhora mu matiku ukitwa ngo uri umukozi w'Imana ukanga yuko abantu bafasha umuntu ngo avurwe ahubwo ukavuga ngo baramukijije we ngabadiaspora bagiye guhereza ava makire ngo ahita bumukire sibyo warangiza ukavuga ukita ngo uri umukozi w'Imana sibyo. Ijambo ry'Imana avuga ngo ibyo byose urabikora nka kwihorera ukibaza ko mpanyijwe nawe ariko umunsi umwe nzabishyira ku karubanda aho abantu bose bagucishamo ijisho kandi ngira ngo mutangiye kubibona iby'ijambo ry'Imana rivuga kandi muri ijambo ry'Imana muri zikundusha kuko mwaciye muri ADPR mwaciye ku ishuri murabizi sibyo. Aho kugira ngo mukorere Imana mugira abanyarwanda inama mugira urubyiruko inama mugira abagore n'abagabo inama sibyo
mufate igihugu cyacu mukibwira abantu, muvuga ibyiza by'u Rwanda rukora, abantu baze bakunda u Rwanda. Uri kumva? Ahubwo mwibereye mu bintu byo kwangiza no kwangisha abandi. Uri kumva? Namwe inkoni y'Imana buretse igomba kubageraho ikabanyura ikabacishaho mukabanza mukumva sha. Imana noneho kuniha n'abantu bayimenyereye, ntago ari kana umuntu usanzwe utarigeze ayimenya. Uzi byinshi uzabazwa byinshi, uzi bikeya uzabazwa ibyo bike. Mwe mwiyita ngo muri abakozi b'Imana b'ibinyoma, muzajya mureba ikintu Imana ibakorera umunsi ku wundi, umunsi ku wundi. Imana irabireba ikicecekera, mukajagata abantu Imana yaremye mukabajagaraza. Ese ubundi urangira iki ko umuntu atera imbere? Niba umuntu agiye gukira katari we biturutseho, wabyihoreye ko umugisha wari uyu munsi nawe wawe wabejo. Nimwatsa amamodoka muzagende n'ikimwinshi, ariko nta n'ubwoba mugira. Umuntu mwanze yuko abantu bamuterera inkunga, ubu none mugiye kwatsa amamodoka yanyu mugende gutanga amafaranga y'isanduku bamushyingure. Itu ndabavumye ni 2:20 Itu